Zangirisha ni ngwa bitandatu ingoki ine n'izindi zishwe nazo zabagiye ibyo mu nzu byose ndabibona burandarara hanze imvura ibintu byose yabijyanye umugezi gwabijyanye ndakindu narokoye nagiye kubagara. Ujya ubuyobozi buradukunda badushishikarije kera ngo tuve mu mubande mbega tukumva ko batwanga. Mvuga ko umuntu wese utuye mu mubande akwiriye kuvamo akajya mu mpinga. Tubaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi, aho tugiye kurebera hamwe uburyo Minisiteri mu nshingano zayo z'imicungire y'ibiza bakomeza kugenda bigisha abantu uburyo umuriro uza ndetse n'ibyakorwa kugira ngo tubukumire, cyangwa se niba wanaje uzimwe hakiri kare utarateza ingaruka nyinshi, dore ko inkongi y'umuriro itera ingaruka nyinshi kandi mu gihe gito cyane. Tukaba tugiye kurebera hamwe rero umusaruro wavuye muri aya mahugurwa ndetse n'iy'imyitozo. Ikaze mu kiganiro cyacu. Inkongi y'umuriro ni kimwe mu biza bigaragara mu Rwanda. Umubare munini wahamaze kugaragara inkongi z'umuriro watewe n'amashanyarazi. Umuriro wangiza ibintu byinshi mu gihe gito cyane, ariko burya no kuwukumira birashoboka. MIDIMAR rero yatanze amahugurwa ku bakozi bo mu nzego zitandukanye za Leta ku bijyanye no gukumira inkongi y'umuriro. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira n'abahawe amahugurwa bo mu karere ka Huye na Nyaruguru. Abitabiriye amahugurwa agamije gukumira inkongi z'umuriro no kuwuzimya mu gihe wabaye baravuga ibyo bungukiye muri aya mahugurwa. Muri aya mahugurwa twareberaga hamwe uburyo twazimya inkongi y'umuriro bitewe n'icyayiteye, ndetse tukareba n'ibyo twakoresha bitewe n'aho iyo nkongi yaba iturutse. Twasanze ko turenze hejuru ya 60% z'inkongi z'umuriro zikaba ziterwa n'amashanyarazi iyo bitabashije kwitabwaho neza. Aya mahugurwa n'umwitozo nakoze ni byiza cyane kuko no mu ngingo inzego zishinzwe umutekano zishinzwe harimo no gukumira no kurwanya ibiza ndetse no guhangana n'ingaruka z'ibiza. Ubwo rero nko ku giti cyawe ntago narizi ukuntu bazimya, ntago narizi procedure z'ukuntu bakoresha fire extinguisher, ariko ndabimenye. Hari ibintu bishya bigiye bitandukanye, hari ibintu bikomeye, hari ibikomeye ni byinshi, ni ibintu bifatika nk'ibiti cyangwa impapuro cyangwa izu cyangwa ibikarito. Ibyo ni ibishya bimwe. Hakaba n'ibishya by'amazi yaka cyangwa se ibintu biri combustible nka essence cyangwa ibindi. Hakaba n'amashanyarazi ashobora gutera inkongi. Gusa icyo nakuyemo nuko uko bigiye bitandukanye ibyo byiciro by'ibintu uburyo bishya nako nibi bizimya bigiye bitandukanye. Urugero wenda nk'ibintu bikomeye byo nakuyemo yuko bishobora kuzimwa n'amazi. Iby'amashanyarazi byo bishobora kuzimwa na powder, ariko wabanje gukupa ukabanza ugakupa hanyuma ukajya wazimya. Kimwe nanone n'ibya amavuta liquide zishya nabyo bishobora kuzimwa na powder. Ikintu mbaye gishyashya ni ugutandukanya ibintu bishobora gutera inkongi y'umuriro kugira ngo ube wabasha kumenya icyo wakwitabaza mu kuyizimya, kuko hari igihe ubuzi ko ari umuriro gusa icyo ushoboye kubona cyo ushobora kukitabaza, ariko ubu noneho ubumenyi duhawe nuko ugomba kwitabaza icyo kuzimya. Nk'urugero, hari nk'igihe umuntu yabonaga umuriro yenda akaba yafata amazi agasukamo ariko atazi icyawuteye, ariko muri aya mahugurwa tubonye ko ugomba kubanza ukamenya icyateye uwo muriro, kuko ushobora gusukamo amazi ahubwo ukaba uri kuwuha ingufu aho kuwuzimya. Aya mahugurwa yadushimishije cyane cyane ko twari tunayakeneye. Mu karere kacu bakunda kugaragara inkongi z'umuriro. Twabonye rero ubwoko bw'inkongi z'umuriro, tubona izoroheje n'izikomeye. Hari inkongi iterwa n'ibintu bikomeye, ibiti, impapuro. Hari inkongi ishobora guterwa n'amashanyarazi. Hari inkongi ishobora guterwa na essence n'ibyo guteka. Inkongi zifata mu mashyamba, umuriro usanzwe. Kuyizimya hari ushobora kuzimisha amazi, ushobora kuzimisha extincteur, kizimyamoto, mbese uzimya bitewe n'icyateye inkongi. Umukozi wa MIDIMAR ushinzwe ubukangurambaga ku biza aravuga ko abantu bahawe amahugurwa bahagarariye inzego z'ingenzi mu kumenyesha abandi uburyo bwo kwirinda inkongi z'umuriro.
aya mahugurwa twayahaye abantu benshi mu karere, harimo umukozi ushinzwe imicungire y'ibiza ku rwego rw'akarere, harimo umupolisi ushinzwe community policing, hakabamo uhagarariye Daso, hakabamo umukozi ushinzwe ibikorwa remezo, hakabamo uhagarariye uburezi mu karere, uhagarariye ubuzima mu karere, hakabaho n'umukozi ushinzwe inkongi y'umuriro ku rwego rw'akarere. Tukaba rero twifuza yuko aya mahugurwa nabo bazayageza ku bandi bahereye ku bakozi bo mu karere bakorana, ariko noneho bakabigeza no niba ari ku bigo by'amashuri, tukamenya yuko no ku bigo by'amashuri babimenye, bazi kuzimya kandi n'ibikoresho bafite nabyo bikora nk'uko bisabwa. Tukifuza yuko ku karere nabo bamenya ibikoresho, niba ari kizimyamwoto bakamenya yuko ari nzima, bakamenya no kuyikoresha ku buryo haramutse habaye inkongi y'umuriro, haba ku kazi aho bakorera, bahita bazimya inkongi itaraba nini, kuko kizimyamwoto ni ntoya nayo ikabizimya inkongi ikiri ntoya. Rero aya mahugurwa azabagirira umumaro cyane kuko bazayikoresha mu buzima busanzwe, haba iwabo mu rugo, aho baba bari batembereye, ndetse no mu kazi aho bakorera. Mu gusuzuma uburyo ahantu hahurira abantu benshi n'ahakorerwa ubucuruzi baba biteguye guhangana n'inkongi z'umuriro, twasanze ahenshi baba batiteguye guhangana n'inkongi z'umuriro. Urugero nko mu ngo z'abantu ku giti cyabo, ho nta naho wapfa gusanga kizimyamwoto cyangwa twa twuma tumenyesha abantu ko hari ahantu hari umwotsi waba utewe n'inkongi y'umuriro. Umukozi muri MIDIMAR ushinzwe ubukangurambaga arakomeza avuga n'izindi mpamvu zigenda zibangamira ishyirwa mu bikorwa ryo gukumira inkongi y'umuriro. Ahenshi usanga extinguisher zihari, ziriya za kizimyamwoto ziba zitagikora kandi batazi ko zidakora, ugasanga rimwe presiyo yashizemo cyangwa se produit igomba kuzimya ntikirimo, bakaba babitunze biri aho ngaho ari umurimbo. Abandi ugasanga bibitswa ahantu hadashobotse ku buryo n'igihe cyaba ngombwa cy'uko kizimyamwoto ikoreshwa bayishaka bakayibura. Ugasanga na hahandi h'ubusohokero mu gihe habaye inkongi y'umuriro hagenwe, ugasanga kenshi harafunze kubera yuko abakoresha inyubako runaka ntabwo bazi impamvu y'ubwo busohokero bwashizweho. Ugasanga ku bigo by'amashuri umuryango wa kabiri washizweho urafunze cyangwa se urasudiriye, ku buryo n'inkongi iramutse ibaye abana batabonaho banyura. Rimwe na rimwe ugasanga ni imbogamizi zikomeye kubera yuko abakoresha inyubako ntabwo baba bazi neza ibikoresho birimo icyo byagenewe gukorwa. Twateguye amahugurwa kugira ngo ku rwego rw'akarere nabo bategure, bigishe ku nzego zo hasi, buri wese amenye icyo yakora mu rwego rwo kwirinda inkongi y'umuriro. Bamwe mu bafite inshingano zabo guhangana n'inkongi z'umuriro nabo baremeza ko hakiri imbogamizi ahantu hatandukanye, ari nabyo bituma inkongi z'umuriro zigaragara bitewe n'uburangare, cyangwa se naho bigaragaye ntibabashe kwitabara hakiri kare. Mu karere za extinguisher turazifite, ariko ntabwo dufite za exit ku mazu ahantu umuriro uramutse uturutse hejuru ku buryo abantu babasha guhita bahunga mu buryo bworoshye. Ubu mu gihe kiri imbere nizo turimo duteganya gushyiramo, ariko nanone tugiye nka kuri stade no ku zindi nyubako urasanga ko hari ibikibura. Tuzabihindura cyane cyane duhereye kuri kizimyamwoto twari dufite haba muri institution za Leta n'ahandi zari ziri. Ikigaragara cyo ntabwo zari zujuje ubuziranenge nk'uko babidusobanuye, turanasuzuma dusanga nta buziranenge zujuje. Ni ukuzakora ubuvugizi tukazikorera refilling, hanyuma tukanabyigisha abo mu mirenge hasi bakazajya badufasha. Ese mwebwe mwaba mufite ibikoresho byo kwirinda ko inkongi y'umuriro yabangiriza? Nabyo dufite. Kizimyamwoto urayizi? Ndayizi ariko ntayo mfite, simenya nuko ikoreshwa, kubera ko nta n'amahugurwa tuba twabonye ngo tubisobanurirwe, nta nubwo tuba tubizi. Ishobora no kuba itanahenda, ariko ntabwo tuba twabashije kubimenya. Ibintu bihiye hari ukuntu utabaza polisi ikaba yazana kizimyamwoto. Tubonye nk'amahugurwa tukanabisobanukirwa neza nuko bigenda bikora, twabasha kwirinda iyo nkongi y'umuriro. Twagura kizimyamwoto cyangwa no kujya muri assurance, nabyo ubwo twabisobanukirwa tugahitamo icyo twumva kiduhendukiye. Abitabiriye amahugurwa buri wese mu nshingano ze bahavuye biyemeje kuzayabyaza umusaruro
bashyira mu bikorwa ibyo bungutse banabyigisha abandi bahagarariye. Ariko tufatanyije n'aya mahugurwa tubonye tugiye kugenda tubikangurira abantu bose ku buryo ku mazu nk'uko n'ubundi twagiye tubikora mbere, ku mazu iyo ariyo yose babigire ndetse tumanuke tugire no mu baturage bacu nabo babashe kugira twaza kizimyamwoto duto, tubaha amahugurwa y'uburyo byakoreshwa ku buryo inkongi z'umuriro mu gihe kiri imbere zazaba zaracitse uretse ko n'ubu zitari nyinshi. Amazu manini tubasaba nyine kugira za kizimyamwoto zihariye zishobora kuzimya ibintu byinshi icyarimwe, inkongi zitandukanye icyarimwe, ariko nanone tukaba turimo tugenda tubakangurira kugira ibindi bikoresho byisumbuyeho bishobora kudetekta umwotsi igihe utaraba mwinshi, bishobora kuba byagaragaza ahantu henda kuvuka umuriro ukaba wazimwa ukiri mukeya, tukabasha kuwirinda aho kugira ngo tujye kuzimya umuriro wabanjije kwaka ubwaho. Ku bijyanye no kubikoresha ni ugukora monitoring, tukamanuka tukigisha abantu, tukabakoresha imyitozo natwe dukoreshejwe, umuntu uwo ari we wese akaba azi uburyo yakwirinda inkongi y'umuriro. Amashuri amwe zirahari n'aho zitari turabashishikariza kuzishyiraho, hanyuma tunabashishikarize ko bashaka abantu ku mashuri bagashakirwa amahugurwa y'uburyo zakoreshwa, ku buryo haramutse hagize inkongi y'umuriro yaduka haba hari abantu bashobora gutabara vuba mu gihe ubundi butabazi bwaba butaraza. Niyunguye ubundi bumenyi mu nshingano zanjye nshinzwe, bisobanuye ngo nabo nahagarariye batabashije kuza ni ukugenda nabo nkabahugura kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose ndamutse mpari cyangwa ndahari, kuko ndamutse mpari nabikora, ariko ndahari hari mugenzi wanjye ntaramuhuguye nabyo byaba ari ikibazo. Rero ni uguhugura kugira ngo dukomeze twirinde inkongi kuko bigaragara ko zangiza cyane. Mu kazi kanjye ka buri munsi hari byinshi nungutse, habaye nk'inkongi nshobora kumenya ngo yatewe n'iki, kuyizimya ukoresha iki ngiki, mbese n'abandi nkabibabwira. Icyo nzakora ni nko kubivuga mu manama atandukanye ko niba dufite extincteur powder yarangiritse tukaba twashaka indi tukagira, mbese tugahora tureba ko zikora, tugashyiramo poudre nshyashya, mbese tugahora tubigenzura. Icyo gihe twakoreshaga ibintu bya gakondo nk'amashyamba, dukoresha gakondo ukuntu basanzwe bayazimya bya gakondo, bafata ibintu by'ibitusi bakubitamo, ariko nanone ugasanga ntabwo ari mu buryo burambye, kuko iyo ukubitamo intusi wongeramo oxygene, kandi batubujije kujya twongeramo oxygene, ahubwo twayirinda kujya mu muriro. Bityo rero basanga byatugoraga, ariko twabikoraga tukanaharura ahantu kugira ngo umuriro utaharenga, kugira ngo hatandukanye n'ibyatsi umuriro ntuharenge, nuko twabikoreshaga tuzimya amashyamba. Kwigisha abaturarwanda ku bijyanye n'inkongi z'umuriro ndetse n'uburyo bazikumira n'ibikenewe kugira ngo umuntu yitabare mu gihe abonye inkongi y'umuriro igitangira, bikaba bizakorwa mu turere twose, ari nako hakomeza gukorwa ubushakashatsi ndetse n'ubukangurambaga ku buryo abantu biteguye guhangana n'inkongi z'umuriro, banerekwa ibyo babura ndetse n'ibyo bakagombye kugira ngo bazirinde. Turabashimye mwabanye natwe mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Mwongeye kwibonera ko hariho amabwirizwa yo gukumira inkongi y'umuriro. Mukaba mwabonye ko hari ibikorwa wakora mbere ndetse n'uburyo wakwita ku bikoresho kugira ngo bitazaguteza inkongi y'umuriro. Mwaniboneye kandi ko uramutse unabaye musabwa kuba mufite ibikoresho byo kuzimya umuriro ukiri muto, utaraba mwinshi, kuko iyo ubaye mwinshi wangiza ibintu byinshi kandi mu gihe gito. Reka tubitse ko ibindi bisobanuro rero mwamagana nimero itishyurwa ya MIDIMAR 170. Naho mu kiganiro cy'ubutaha twongeye kwifuriza ibihe byiza.